izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uwiteka bishimire. Ni Esther umutoza kandi ngarukanye ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi twagiye tuvuga bijyanye n'ingoma ya Dawidi, kandi n'ubundi ndagarutse kuri message n'ubundi uwiteka yampaye tugiye kuganiraho muri aka kanya, ariko tugendeye kuri Bibiliya kuko nibwo buhanuzi butavangiye. Ubushize twavuze ko abarundi ari mwebwe mugomba guhaguruka kugira ngo mugire uruhare mu isezerano ryanyu, ariko kandi hari icyo Satani yakoze. Intego ye ari ukubaca ibice. Mu by'ukuri uyu Dawidi uwiteka avuga, Satani hari ukuntu yabivangavanze. Navuga yuko yatanze amayerekwa atariyo, cyangwa atanga ubuhanuzi butari bwo, ariko Satani agambiriye gucamo abantu ibice kugira ngo badahuriza kuri iki kintu. Birababaje kuba hari abantu benshi batandukanye, buri umwe wese azi ngo ni nge Dawidi uvugwa, ni ngewe Dawidi uvugwa, ni ngewe Dawidi uvugwa. Abantu bamaze kuba benshi cyane, bose bahawe ubuhanuzi buvuga ngo nibo ba Dawidi, ariko mbabwije ukuri hajemo ivangirwa riturutse kuri Satani, ariko agambiriye kubatatanya imbaraga. Niki Bibiliya ivuga kuri ibi? Dufashe urugero kuri Bibiliya, turasoma amagambo ari muri Luka ibice 22 ku murongo waho wa 24, ngo maze habyuka impaka muri bo, ngo ninde muri bo ukwiriye gutekerezwa ko ari we mukuru. Arababwira ati, abami b'amahanga barayategeka, n'abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa baruhekera ababyeyi, ariko mwebweho ntimukabe mutyo, ahubwo ukomeye muri mwe abe nk'uworoheje, n'utwara abe nk'uhereza. Umukuru ni uwuhe? N'uherezwa cyangwa n'uhereza? Suherezwa. Ariko njyeweho ndi hagati yanyu meze nk'uhereza. Ayo ni amagambo yavuzwe na Yesu igihe yaragiye gusiga abigishwa be asubiye mu ijuru. Bajya impaka, baravuga ngo ese muri twe ninde? Mu mitima yabo baravuga ngo nubwo Yesu agiye kugenda, ninde uzaba mukuru? Buri umwe wese atangira gutekereza ngo ni ngewe, kuko Yesu yankundaga. Undi nawe atekereza ati ni Petero, kubera ko yakundwaga na Yesu cyane, kandi avuga ko azamwubaka itorero, amwita urutare. Muri make buri umwe wese, Yesu akivuga ngo ngiye kugenda kwa data, buri umwe wese yatangiye gutekereza ngo ese ninde uri mube mukuru. Yari abasezeranyije ko azabaha Mwuka Wera, ariko batinze kumwakira kubera izo mpaka. Nibwo yababwiraga ayo magambo. Rero arababwira ngo abami b'amahanga barayategeka, n'abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa baruhekera ababyeyi, ariko mwebweho ntimukabe mutyo, ahubwo ukomeye muri mwe abe nk'uworoheje, n'utwara abe nk'uhereza. Amina, amina. Hari ikintu Satani yateje muri aba bantu bose bahanuriwe ko bitwa ba Dawidi. Nababwiye ngo icyo cyari kigambiriye kubatatanya no gutatanya imbaraga zabo. Dufatiye kuri uru rugero, mu gihe cyose bari bagitekereza ngo ninde uzaba mukuru, ninde uzaba mukuru, dusubiye mu byakozwe n'intumwa, batinze kwakira Mwuka Wera kubera izo mpaka zari muri bo. Ariko nitugaruka hano mu byakozwe n'intumwa, mu byakozwe n'intumwa ni ibice bibiri,
bamaze guhuza umutima bumvisha umuriri ari wo Mwuka Wera. Ngo umunsi wa Pentekoti usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuza Mwuka Wera. Ndashakira ijambo ryo ku murongo wa mbere ku gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Amina, haleluya. Bose bari hamwe mu mwanya umwe bari bahuje umutima. Mu by'ukuri Uwiteka arashaka kubaha igihugu, ariko birasaba yuko muhuza umutima nk'uko intumwa zahuje umutima, nk'uko bari hamwe batagitekereza ngo ese noneho ninde uri bube mukuru, batakivuga ngo ese ninde uri buyobore. Ni urugero mfashe rwa Bibiliya neza, ariko ibintu byabo birenda gusa neza n'ibyanyu, kuko mwatatanyije imbaraga. Buri wese arashaka kuyobora, buri umwe wese arashaka kuyobora, kandi ndakubwiza ukuri, wowe mu mbaraga zawe ufite, niwireba neza ukisuzuma, urasanga mu imbaraga zawe ufite zidahagije. Nundi ibaze ko imibare imaze kuba abantu barenga 10, buri umwe wese avuga ngo ninjye Dawidi. Uwiteka niko yavuze, niko yambwiye, nibwo buhanuzi mfite. Ufite ukuri kubitekereza, ufite ukuri kubyubaka, ariko niwisuzuma urasanga imbaraga zawe wenyine zidashoboye. Icyo ni umugambi wa Satani wo kubatatanya, kuko kiriya gihugu hari icyo mugomba gukora kugira ngo mubohoze kiriya gihugu Uwiteka ashaka kubahereza. Bivuze ngo iki? Igihe ukirimo kumva ushyize inyungu zawe imbere, uvuga ngo ni njyewe, oya, ntacyo muri bugereho. Ahubwo icyo mukwiriye gukora ni uguhuza umutima. Iki gihugu Uwiteka ntago azagiha umuntu ufite inda nini, ntago azagiha umuntu wikunda, ntago azagiha umuntu ushyize inyungu z'imbere, ahubwo azagiha umuntu ushyira inyungu z'abandi imbere. Nirwo rugero Yesu yavugaga ngo njyewe meze nk'uhereza. Nubwo Yesu yari umwami, ariko hari aho yageze yoza n'abigishwa be ibirenge. Bivuze ngo uyu Dawidi ni umuntu uciye bugufi, ni umuntu ushyira inyungu z'igihugu imbere, ni umuntu ukunze abaturage kuruta ibindi, ni umuntu ukunze iterambere ry'igihugu kuruta ibindi byose. Niyo mpamvu Imana yamwishimiye ikavuga ngo nzaguha iki gihugu. Ariko turimo kubona n'abandi babyiyitirira, ariko abo ngabo ni abagambiriye kuvanga. Ariko aho waba uri hose, mu bushobozi ufite bwose, huza n'abandi imbaraga. Muhuze imbaraga, kuko urwanira byinshi na bikeya wari ufite ukabibura. Igihugu kirahari, kandi mugomba kurwana kugira ngo mukibohoze, kugira ngo mugifate. Hagati yanyu n'isezerano ryanyu harimo intambara, yaba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri. Bivuze iki? Shyira hasi intekerezo zawe, shyira hasi inda nini yawe, shyira hasi icyubahiro ushaka. Uvuga uti, ubanza ukunda igihugu cyawe muri rusange. Uvuga uti, ngize amahirwe Imana ikabona ko mbikwiriye nkaba umuyobozi, nakora ibi. Ariko nubwo ntaba umuyobozi, njyewe hari uwo ndi bushyigikire, uw'Imana
yishimiye ko ayobora. Bari cyo cyambere utekereza, ukunda igihugu, ukunda bene igihugu, aba ari byo ushyira imbere, nurangiza uvuga uti kubera ko ari Imana igiye gutoranya, uwo izatoranya nzamushyigikira. Mu yandi magambo, mureke gutatana, buri umwe avuga ngo ni njyewe, ni njyewe, ni njyewe, ni njyewe, kuko igihe mumaze ni kirekire mu butayu, igihe mumaze ni kinini cyane, nta kintu wagezeho, imyaka ibaye myinshi. Shyira hasi rero umupira, ufatanye na bagenzi bawe, mubanze mubohora igihugu. Nimumara kukibohora cyangwa se uzabanza imbere uzamushyigikire. Ariko ndabasaba gushyira hamwe, mushyire hamwe, Uwiteka akora ibye. Ariko rwose hari igisa n'ivangirwa, ni nacyo nashakaga kubwira abantu. n'Imana izitoranyiriza. Kandi ndababwiza ukuri, Dawidi yaramuteguye, yaramwigishije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibindi mutegereze Uwiteka. Ariko murasabwa kurwana hagati yanyu n'isezerano. Ni ukuvuga ngo harimo intambara mugomba kurwana, kandi igihe cyose mugitatanyije imbaraga nta kintu mwageraho. Ahubwo Data ari kuvugana namwe ngo mumanure ibyubahiro byanyu mubishire hasi, ibindi byose mubishyire hasi, hanyuma mwemerere Uwiteka bari wubatoranyiriza, kandi niwe uzi bikwiriye. Niba ari wowe koko abona yishimiye, azaguha umurongo ngenderwaho. Ariko shyira igihugu imbere, shyira abaturage imbere, hanyuma ureke wemerere Uwiteka akora ibye. Hanyuma abo bitwa ba Dawidi mushyire hamwe, muhuze imbaraga, ndetse n'abarundi muri rusange mushyire hamwe, muhuze imbaraga, hanyuma ibyanze guhinduka bihinduke. Kandi ni ukuri Uwiteka ari kumwe namwe kandi arabashyigikiye. Yego, murakoze. Uri Imana nziza, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Witwa Ndiho niryo zina ryawe. Data, ndagushimiye ku bw'aka kanya, ku magambo wemeye ko atambuka aka kanya. Nushimwe kandi nuhimbazwe. Nyemerera Data mwiza, aba ari wowe utanga gushyira hamwe. Nyemerera Uwiteka, aba ari wowe utanga guhuza. Data mwiza, kandi urengera abarundi, ukomeze ubarwanirira intambara, ukomeze ubiyereke. Data ni wowe kudutsindishiriza, ni wowe kutuneshereza. Nyemerera Data mwiza, aba ari wowe utegeka uganze, kandi ukora ibikomeye. Natwe tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Urakoze ko wumvishe gusenga, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye.